Haleluya. Amena. Haleluya. Tugiye kongera gusangira iri jambo dufite intego muri uku kwezi. Riri muri Efeso ibice 6 n'umurongo wa 11. Nanjye niwo murongo mpabagararaho cyane ngira ngo tumaze igihe twiga uburyo bwo gutwara intwaro zose z'Imana, ariko cyane giye uyu munsi ndahagarara kuri uyu murongo. Katusome ngo mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Amen. Katwongere dusome n'irindi jambo riri muri Matayo ibice 26 umurongo wa 14 kugeza ku wa 16. Muri Matayo ibice 26 umurongo wa 16 umurongo wa 14 tugeze ku murongo wa 16. Haravuga ngo hanyuma umwe muri abo 12 witwaga Yuda Iskariyoti asanga abatambyi bakuru, arababaza ati mwampa iki nkamubagenzereza? Bamugerera ibice by'ifeza 30, ahera ko ashaka uburyo yamubagenzereza. Katwongere dusome muri Esiteri ibice 3 munyihanganire. Ibyo ni ibice byunganira ijambo. Haleluya. Ibice ni muri Esiteri ibice 3 umurongo wa 5 n'uwa 6. Esiteri ibice 3 umurongo wa 5 n'uwa 6 haravuga ngo Hamani abonye yuko Morodekayi atamupfukamiye ngo amuramye, ararakara cyane, abona yuko gufata Morodekayi wenyine ari ntacyo bimaze, kuko bari bamubwiye ubwoko bwa Morodekayi. Nicyo cyatumye Hamani ashaka uburyo bwo kurimbura Abayuda bose bari mu gihugu cya Ahasuwerusi cyose, ari bo bwoko bwa Morodekayi. Haleluya. 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 Tumaze igihe twiga kuri aya magambo yo gutwara intwaro zose z'Imana, ariko cyane cyane yewe navuze ngo ndibanda kuri iri jambo ry'umurongo wa 11 kuri ibi bice 6 havuga ngo mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Amen. Rero Paulo yandikira Abefeso iri jambo nuko Paulo yasuzumye abona uburyo Satani afite uburiganya ku bantu b'Imana, ajya bariganya ibintu byiza Imana yaduhaye. Imana yaduhaye Yesu Kristo kugira ngo aducungura dukure mu byaha, aduha ubugingo buzima Satani yari yaratwambuye igihe cyo muri Edeni. Imana ireba uwo mugambi Satani yakoze, iravuga ngo ndawuvuguruza, nohereza umwana wanjye Yesu Kristo apfira abantu, noneho ubugingo Satani yari yarabambuye nongere mbubahe. Ariko Satani nawe afite ubwenge, aba maso iminsi yose, ntabwo ajya yemera gutsindwa, kandi we ntajya aryama ntanasinzira, ahora ari maso iminsi yose kugira ngo avuguruze iby'Imana yagambiriye ku buzima bwawe. Haleluya. Niyo mpamvu Paulo yarebye ubwenge bwa Satani, yandikira Abefeso arababwira ati mwa bantu mwe mube maso, kuko uwo dukirana nawe ntabwo ari uwambaye inyama n'amaraso, ni uw'umwuka. Arakureba akakumenya, agendana nawe mu gitondo na nimugoroba, azi imiryamire yawe, azi imyicarire yawe, azi imivugire
azi uko uhagaze mu gakiza. Haleluya. Arakumenya igitondo n'ikigoroba, aragukurikirana, afite ingabo zigukurikirana iminsi yose. Satani rero ntabwo atera umuntu atarabanje kumusuzuma. Buriya afite za maneko, nk'uko ubona igihugu kigira amaneko, iyo gihanganye n'ikindi kikohereza amaneko zabo muri icyo gihugu kugira ngo bamenye nimba icyo gihugu bashyamiranye, imibanire yabo nabo, uburyo babayeho, intege nke bagira, uburyo babayeho mu buzima bwa buri munsi, kugira ngo bazabone uko babatera cyangwa se bazabone uko babirinda. Haleluya. Uko na Satani niko ameze. Burya agira za maneko zigendana na buri mukristo. Akugendaho umudayimoni, akakugendaho, akakumenya umunsi wariye ugahaga, akakumenya umunsi washidikanyije, akakumenya umunsi ibibazo byakugose ufite amaganya, akakumenya ibihe byose, akagutegeraho. Haleluya. Agira za maneko. Ntugire ngo iyo agiye kukuriganya, akuriganya atakuzi. Abazi intege zawe aho zihagaze, abazi icyuho azacamo akagushyikira. Haleluya. Pawulo rero yandikira Abefeso, ariko twandikira natwe uyu munsi, aravuga ngo mube maso bene data, kugira ngo muhagarare neza, ntimuzatsindwe n'uburiganya bwa Satani. Satani iminsi yose ahora gushakisha, agambiriye kugukura mu byiza Imana yagushyizemo, agambiriye kubibura ya mbuto Imana yabibye mu bugingo bwawe, agambiriye kukurimbura. Ntabwo ashaka ko tuzajya mu ijuru kuko watarifite, ntabwo ashaka ko tuzabana n'Imana, nta nubwo ashaka ko tuvuga Imana, kuko nta kundi Imana yamaze gucirwaho iteka. Haleluya. Rero Satani ni umwanzi w'abantu bakiranukira Imana. Niyo mpamvu Pawulo yanditse ati mube maso, muhagarare mu rugendo rujya mu ijuru, mushikame mu murimo w'Imana, mukanguke, mumenye, musobanukirwe, ntimuzatsindwe n'uburiganya bw'uyu mubi. Haleluya. Ntabwo dukirana nabi inyama n'amaraso. Hari ibintu ubona wabirebesha amaso ukagira ngo ni ibisanzwe, ukagira ngo ni umuntu waba urwana n'umuntu, ukagira ngo ni umuntu uje kukurwanya, ariko Satani yarebye ati uyu muntu nta muntu umubujije amahoro, ariko waca muri uyu muturanyi. Noneho ukagira ngo ni umuturanyi, ariko ni Satani wamuciyemo kugira ngo arebe uko akwinjirira gusenye. Amen. Ubukene bukaza, Satani akavuga turiya muntu ahora asema Imana kubera yuko afite imibereho myiza, nta kintu abuze, akavuga ati have muteze ubukene, ndebe ko ntazinjirira mu bukene no mu bibazo afite nkazashyikira ubugingo. Buriya Satani ntabwo arwana n'umubiri, nta nawe ukeneye, ararwana n'imbuto Imana yakubibyemo yitwa ubugingo. Haleluya. Nubona uhuye n'ibibazo, ntiwibwire ngo Satani arashaka uyu mubiri. Umubiri wo niyo yawica, ariko akawica wizera uzabana n'Imana. Haleluya. Ariko ikintu ashaka ni uko utazajya mu ijuru. Pawulo rero arabireba, aravuga ati mwa bantu mwe, mwa bagenzi mwe bajya mu ijuru, ni mube maso, mudatsindwa n'uburiganya bwa Satani. Nasomye ijambo yari yarize. Yesu ntiyajyaga kwigisha abandi ngo Yuda amushyire ku ruhande. Reka reka. Yuda yatangiranye na Yesu, Yesu atoranya intumwa, na Yuda amutoramo. Haleluya. Yuda aramutora mu bandi bigishwa be bazakora umurimo wamaze kuva ku isi.
ariko Yuda ariga agendana n'abandi bigishwa, igihe kimwe atazi adasobanukiwe ararangara, kuko shitani yasanze ari umubitsi w'impiya, kandi agiye kureba mu mutima we asanga akunda impiya. Mwibuka cya gihe wa mupfakazi yazanye amavuta meza ngo y'amadahano, ngo akayamena kuri Yesu, yarangiza akayamuhanaguza umusatsi, ngo hanyuma ngo aravuga ngo ariko ngo aya mavuta akora igiciro cyinshi, iyo atayamumenaho akayabikira abakene. Burya si abakene yari akunze, yari igisambo cy'amafaranga, kuko yari amavuta meza ngo y'igiciro cyinshi. Satani aramureba aravuga ati uyu muntu akunda amafaranga, have nce mu mafaranga murimbure n'ubwo yatoranijwe hamwe n'abigishwa bandi. Arangije ngo aravuga ati ariko se ko nikundira amafaranga, nkashaka kwigurira akabanza ahantu, uyu Yesu ko mbona afite imbaraga. Aba bafarisayo n'abasadukayo n'abatambyi bagerageje kumufata kenshi, akajya baca mu mara y'intoki akabakwepa, wagenda nkamugurisha, buriya sinamara kumugurisha bajya kumufata akabacika. Yuda aba arigambaniye, kuko uwo yaragambaniwe, haleluya, nubwo yari yambaye umubiri yapfuye ariko yarazutse umugambi wawugeraho. Ariko Yuda ntiyaba maso, aba arigambaniye, bwa bugingo yaharaniye akiri kumwe na Yesu ntiyabubona, ahubwo arimanika, kubera yuko yari yagambaniye umwana w'Imana. Wagize ngo ntiyari yarumvise ijambo ry'Imana? None se uragira ngo wowe uramurusha imbaraga? Shitani arakuzi, shitani aratuzi. Buriya tugira za maneko ze zitugenda iruhande. Utabaye maso, nawe ubaye mu rusengero igihe kirekire, wabaye mukuru w'itorero, niwe abantu barebaga bakitegererezaho, ariko shitani akamushuka umunsi umwe, akamubwira yuko ari mwiza, agatangira akazamura, ejo ukasanga yatwaye ibinyendaro, tangiye guhangayikana n'umwana. Shitani akaba aramurimbuye. Umusore agakorera Imana, yagera hakumva biramurambiye, hahose ubu igihe nakoreye Imana inyungu navanyemo ni iyihe? Cyangwa yabona udufaranga gusa dukeya. Buriya rero turi mu minsi y'imperuka, niyo mpamvu dukwiye kwigira ijambo cyane, tukarifata kandi tukarikomeza. Haleluya, haleluya, tukarikomeza. Umuntu akaba hasenga Imana, Mana wampaye akazi, Mana wangiriye neza, Imana ikakamuha, ariko noneho ikavuga iti have murekurire isi ndebe uko bisa. Yamara kugwiza amafaranga ameze neza, agatangira agashaka abakobwa, ugasanga yateye inda, yakoze ibyangwa n'Imana. Ubu turimo turashyingira abantu bafite isoni n'ikimwaro, kandi bakoreye Imana, kubera ko batabaye maso. Imana itugirire neza. Haleluya, haleluya. Ntiwirare ngo wibwire ngo uriya byagezeho we ntibyakugeraho, kuko Satani azi intege zawe aho ziri. Nutaba maso ngo wicunge, uburiganya bwe bwakugeraho utabizi. Nasomye ku nkuru za Hamani yari igisonga cy'umwami, ntacyo abuze, ari umuntu ukomeye, Imana imukunda, umwami amukunda, yaramuhaye byose, yarategeretse n'abagaragu bose ngo najya acaho bajye bamwunamira. Ariko abona umuntu utarunamiraga abantu, haleluya, w'umuyuda, ngo arababara, aravuga ati ntiyanyurwa n'ibintu byose afite, ahangayikishwa n'umuntu mutoya gusa wubaha Imana. Aravuga ngo kuki abandi banyubaha we ntanyubahe? Ibyo bimuraza ishinga, aradasinziriye, ahamagara abajyanama
naho shitani yamusabye ntiyabimenye. Haleluya! Imana itugirire neza mu rwego rwose tubamo. Shitani aratubona akatumenya. Nimba Imana ikugiriye neza ntiwishyire hejuru. Niwishyira hejuru aba wirimbura. Hamana ananirwa gusinzira kubera umuntu uba ku irembo gusa. Tomasi uri udukingurira, bakingura amarembo yinjiye abandi bakubarara. Moridekayi wamenye Imana ati ntabwo nkurabararira tu, kandi nutareba neza uzangwa imbere. Haleluya, haleluya. Uzi ko iyo wahagaze neza imbere y'Imana ibiguhagurukiye byose bikugwa imbere, nubwo byaba bikomeye gute, wowe ugahagarara neza ku Mana yawe ukavuga ngo ndaba maso ndashikama, ntabwo nemera uburiganya bwa shitani uko bwasakoze nubwo bwabuciye mu bakomeye, ariko giye mu mwanya wanjye ndaguma nubaha Imana. Uzi icyabaye kuri Moridekayi? Ngo abajyanama be n'umugore we bamugiriye inama yo kumubwira ngo ngo buriya bwoko ntibujya bugonda ijosi, ngo n'ubundi turabuzi, ngo aho buba hose ntibujya bwumva, ntibwumvira, ntibuca bugufi, ntibuzakunamira. Undi ati ave mbereke rero ko nahawe icyubahiro n'umwami, naho agiye kwirimbura. Arangije ngo umugore aramubeshya ati genda umanike igiti cya mikono 50 mu rugo rwawe, nurangiza guhura n'umwami uzi ukimubambeho. Haleluya, haleluya, haleluya. Bene data, nimureke tube maso, twe guhura n'uburiganya bwa Satani ngo aturiganye umugisha Imana yaduhaye wo gutunga Kristo mu mitima yacu. Ntidusinzire, ntiduhunikire mu mwanya wose duhagazemo ngo twibwire ko aho tugeze wenda ari twe twahigejeje, maze tunanirwe kubararira Imana yacu cyangwa kuyubahisha ibikwiriye. Twifata uko tudakwiye kwifata. Uguma uri maso iminsi yose, ukubaho, kugenda, uko wicara, ukuryama, ukusinzira, ukuza gusenga, ujye uvuga ngo Mana ndinda uburiganya bwa Satani. Amen. Igiti yasize ashinze mu rugo nicyo bamumanitseho. Cya cyubahiro yari afite, wa wundi wanambye ku Mana akamenya ko arwana n'imbaraga z'umwijima, atarwana n'ab'umubiri. Haleluya! Ngo maze kumva iyo nkuru, we nta kindi yakoze, ngo yagiye kurwanisha imbaraga z'umwuka, kuko yarazi ko ari Hamani uri mu bikora, ahubwo icyari kimurimo. Haleluya! Ngo abwira Esiteri ati Esiteri, twebwe tugiye kurimbuka, ariko turimbure n'ubwoko bwacu. Rero icyatumye uba ibwami ni ukugira umumaro mu gihe nk'iki. Haleluya! Ati pfukama dusengera ubwoko bw'Imana, kandi nutabikora ubwoko bw'Imana bushobora gutabarwa, ariko wowe n'inzu yawe ntimukire. Haleluya! Bo bamenye imbaraga ziba mu Mana, bafata ngo amasengesho y'iminsi 3 basenga biyirije. Wa wundi wari ugiye kubabamba, wa wundi wari ugiye kwica ubwoko bw'Imana, ngo abari upfa n'umuryango we, ariko bo barakira. Haleluya, haleluya. Rero have mbabwire, Imana yacu ishaka ko iminsi yose tuba maso. Mu muhamagaro wawe ube maso. Uzi ko abantu bataye kuri iki gihe usanga ibintu bivanze, ugasanga umuntu ni umuririmbyi ariko ntahagarare neza mu by'Imana, ejo kumva ngo yateye inda. Ugasanga umuntu ni umuhanuzi ariko ntahagarare neza ngo arindi izamu rye, ugasanga yaravangiwe. Bene data, ibintu byose Imana iduha kwikorera, ibiduha kugira ngo tubikoreshereze, tubibyarize umusaruro, kandi tubibere maso. Iyo utabaye maso, shitani arabivangira.
icyo Imana rero dusaba ni uko duhagarara tudatsinzwe n'uburiganya bw'umwanzi. Haleluya. Uzi impamvu rero abantu batsindwa n'uburiganya bw'umwanzi? Ni ibibazo, ni ibigeragezo, ni ukwirara, ni ibibarwanya muri uru rugendo, kuko uru rugendo rugana iwacu mu ijuru ntabwo Satani arukunda. Niyo mpamvu usanga ab'isi ibyabo bibahira bigacamo neza, ariko wowe ugahora urwana intambara uyu munsi n'ejo, ugahora urwana intambara, ukabona ibintu byakwiziriza, ukabona ntutera intambwe, ukabona aho ugerageje wenda biranga. Ntucike intege. Haleluya, haleluya. Reka turebe ku byitegererezo by'abatubanjirije. Buriya Daniyeli yakoze umurimo w'Imana neza mu gihe cye mu Babuloni. Ahagarara neza impano Imana yamuhaye arayikoresha, ituma bigisonga ibwami, ituma abami bamukunda bose. Ariko Shitani akoresha abanyagihugu, hahagurukamo abamurwanya. Ntabwo rero umurimo wose w'Imana uzawukora bishashe, ntabwo bikunda, ntabwo bikunda. Hazamwe ibirwana, hazamwe ibiguca intege, hazamwe ibikuza amahoro, hazamwe ibivuga ngo ya, hazamwe ibivuga ngo ariko kuki. Haleluya, haleluya. Kuki kanaka ari umeze kuriya? Kuki ariko ibyo bihirwa? Kuki acuruza kunguka? Umuntu akaba kuri iruhande mucuruzanya akabireba, ariko kuki abona abakiriya buri munsi? Kagenda agashaka uburozi, akajya mu bapfumu ati sinshaka ko mama Bobete yunguka, ni mu bizingi. Akaza agasanga ubanye n'umugabo wawe neza, atari ko ruriya rugo birandambiye. Ubona ukuntu bahora baseka. Umuntu waturoze icyangugu ngo yabonaga inka zacu gusa ziri mu mbuga bikamubangamira. Hari umwe wamubajije atari kose nk'umuntu ukora ku karere ubuye amafaranga nta kintu ubuze, ubu wagiye kuroga kwa pasiteri bahoriye. Ati iyo ndebye biriya byana byiruka mu mbuga nkareba ziriya nka zabo birambangamira gusa nkumva ndabihiwe, burya siwe. Haleluya. Ni uburiganya bwa Shitani. Aba yabibonye akavuga ngo ahora anezerewe, reka ahora anezerewe. Ariko waca muri bariya bana sinamusaza. Uwaca muri biriya acuruza bikabura abakiriya sinamusaza. Uwaca muri biriya sinamusaza. Uwaca mu ishuri sinamusaza. Uwaca muri kariya kazi shebuja akamwanga akamubuza sinamusaza. Nuko abikora. Haleluya. Ariko hari ibyitegererezo twabonye byahagaze neza. Haleluya. Bikabona ko izo mbaraga atari iz'abantu ahubwo ari iz'abadayimoni. Navuze kuri Daniyeli ngo baravuga ngo ariko gute twayoborwa n'umunyagano, gute abamugambanira tukavuga ngo muri iyi minsi, muri aya mezi ntihazagira usenga Imana. Iriya Mana ahora asenga nimuteza imbere, nituma uwayimukuraho. Uko niko bakugambanira. Ntabwo ubizi. Nuko Daniyeli ngo arabimenya, aravuga ati buriya sibo aveze njye imbere ya Mana barimo bandegaho. Haleluya. Bavuze ngo ntihakazagira iyindi Mana isenga uretse Umwami. Ngo maze aragenda afungura amadirishya, arayafungura, arangije ngo arapfukama arasenga. Ngo arasenga noneho n'imbere nasengaga buhoro yaranamije cyane kugira ngo babagambanyi be baze bamurebe. Haleluya. Kuko yarazi ko bagiye kurwanya ari Imana imukoreramo, kandi yari iri bumurwanirire. Ngo arangije gusenga baravuga ati aha ibyo twashaka si ngibyo, nimureke tumuhe umwami. Bahamagaye umwami ngo nibwo yasobanukiwe icyo yakoze. Ati burya nagambaniye Daniyeli kubera ko itegeko ryabo rero ritakukaga.
ngo arangije arabareka baragenda bamuta mu rwobo rw'intare zashonje. Haleluya, haleluya. None se Daniyeli bamutayemo intare zaramuriye? Haleluya. None se Satani ntiyashaka kumuriganya agakiza? Ntiyashaka kumuriganya guhagarara imbere y'Imana ngo ajye ahora yiramya iteka ryose? Ariko ahagarara mu mwanya we aravuga ngo nta kizankura ku Mana yanjye namenye. Uko niko Imana ishaka ko duhagarara natwe mu bibazo byacu. Icyo kibazo kiri ku buzima bwawe ntugira ngo Imana ntikibona, irakibona. Haleluya. Urabura minerivari bizi. Amena. Urahomba ikabibizi, ikabizi n'icyabiteye. Urateraganwa mu muryango ikabibizi. Umugabo arakubuza amahoro irabizi, ikabyihorera ngo irebe ukuri bwihangane, ngo irebe ukuri buhagarare mu gakiza. Urarubura urubyaro irabizi. Haleluya. Abarozi barakuroga ikemera bakakuroga ibihari ntaho yagiye. Haleluya. Ikintu cyose kikuriho Imana irakiza, ariko itegereje kwihangana kwawe. Nikumara gushyika, amen, nikumara gupimwa, kukajya ku munzani kugapimwa, Imana ikabona kurashyitse, Imana izaseruka uyibone. Amen. Haleluya. Wikuka umutima, ubwo ni uburiganya bwa Shitani azajya ku buzima bwawe ngo arebe uko agakiza kawe gahagaze, arebe ukuntu yakugusha akurimbure, ariko hagarara ushikame. Daniyeli se intare zaramuriye, yararanye n'intare, umwami abura amahoro, nibwo yafunguye ibitabo, nibwo bamusomeye, nibwo yari adasinzira, amurarira inkera, aramusengera ngo buracya mu gitondo agiye ku rwobo, ngo ahamagaye ati Daniyeli mugabo w'Imana, ese Imana yawe yaba yagukijije? Ati tankiza yabiterwa n'iki ko ari wowe nta cyanga ufiteho, ari ku Mana nta cyaha nyifiteho, kuki Imana itandengera? Amen. Hagarara wumve muri wowe, muri ibyo bikurwanya n'ibikugerageza nta cyaha ufite. Numara kumva nta cyaha, haleluya, usigara ubwira Imana ngo Mana nahagaze mu mwanya wanjye, nawe ngo uhagarare mu mwanya wawe. Amen. Ariko umenye ngo ibyo bikurwanya si ibyo ubona, ahubwo ni Shitani wakoherereje intumwa kugira ngo agerageze kwizera kwawe. Erega hari uwavuze ngo Shitani ni umukozi w'Imana. Buri Imana ijya imureka akaza akagerageza kwizera kwawe, kwashyika kakuzamura ukabona ubuhamya. Haleluya, haleluya. Uragira ngo abantu b'i Babuloni ntibahereye ko bamenya Imana y'ukuri? Baravuze bati Daniyeli asenga Imana y'ukuri, gute umuntu arana n'intare bugacya kiriho? Uragira ngo hari yindi Imana bongeye kwiringira? Reka ntayo. Ba Shadraka na ba Meshake nabo barategwa muri Babuloni gutyo nkuko Daniyeli yatezwe, ariko baravuga ngo ntabwo tuzagupfukamira wa mwami we, ntabwo tuzakubararira wa gishushanyo we, dufite Imana twubararira n'imwe niyo mu ijuru. Ngo umujinya w'umwami urazamuka, ati buno bunyagano busuzugura mu buhe buryo? Haleluya. Hari igihe aho ukora bibwira ngo uri kimwe nabo, hakabaho ubukureguza, ariko uzi mugabo w'ishema buriya bigenza gutya, ariko ubona ukuntu ahora asenga n'akazi ntakazaho neza. Ubona kariya gasore gahora mu masengesho, akazi kakazaho rimwe na rimwe, bakagira ngo uri nkabo, ariko nubimenya ntuzahangane nabo. Haleluya. Uzamenye ngo ni uburiganya bwa Shitani bwaje mu kazi kawe. Uhagarare neza n'Imana, ubwire Imana ngo Mana we, ibi ndimo ni ibyawe, nawe ugenda umvuganire, Imana izakuvuganira.
uko niko yavuganiye ba Shaduraka na Meshake ngo umujinya w'umwami uragurumana, ngo aravuga ngo nimwongere itanura inshuro 7, nimuryongere nimurangiza mu batemo. Barangije kuryongera ngo ababateruye bajya kubajugunyamo nibo bahiye. Barangije abahungu bazima, Imana iti kuko mwahagarariye izina ryanjye muri Babuloni mugahamiriza yuko nta yindi Imana ikwiye gupfukamirwa ari jyewe gusa, uko mwanyizeye mukiri iwanyu Yerusalemu niko mukomeje kunyizera muri Babuloni, have nanjye nereka ab'i Babuloni ko ndi Imana yanyu nzima. Haleluya. Ngo umwami niwe wabivaniyemo agiye kubona ngo abona harimo undi muntu ugendana nabo muri uwo muriro, ngo aravuga ngo mbese ko ndeba undi muntu, ngo babakurayo barabahamagara bati nimuze. Baraza, ngo baje nta nakotsi kabanukaho, nta n'agasatsi kahiye, nta n'imyenda yakozweho n'umuriro, bavamo uko bakabashyizemo. Haleluya. Haleluya. Hari igihe tuvugira Imana turi aha hantu abantu batureba, ariko wagera hirya aho abantu batakureba ugatangira ukifata nk'abariya abantu b'abanyamahanga urimo. Buriya nabwo Imana ibikureba, shitani ashobora kugutsindayo. Ariko aba basore bari Babuloni ahantu hatari iwabo, mu bunyagano, mu bundi bwami, ariko bahamya Imana, Imana ihagararana nabo, bituma ab'i Babuloni basenga Imana yabo. Icyo ni Imana idushakaho. Haleluya. Haleluya. Nimuhagarare, nimba uri mu ishuri uri umukristo, hamya izina ry'Imana. Abandi nibajya kwiba ibizamini no gukora ibyangwa n'Imana, wowe uvuga uti ndasenga Imana yanjye izampa kumenya aya masomo. Amena. Haleluya. Haleluya. Imana izabikora. Nubura imibereho wikwicira inzira ngo uvuga ngo mbona ibikoresho by'ishuri, oya, ngwino mu nzu y'Imana usenge, Imana izaguha ibyo byose ukeneye. Mu bukristo bwawe bera amaso ubukristo bwawe, kuko shitani ntashaka kuzajya mu ijuru, ntashaka kuzabona Imana. Nuhura n'ibikugerageza, ambariza intwaro zose nk'uko bagenzi bacu bazambaye bakava ku rugamba amahoro. Yosefu yari umusore nkamwe, bamujyana aho imiryango y'itari, abavandimwe batari, ise wabigishaga ijambo ry'Imana tarari, mu bibazo, mu ntambara. Yosefu ahagarara neza. Umugore wa Potifari ashatse ko basambana, kandi yari profi ku b'iki gihe bafite agakiza kadakomeye, ariko umwana w'umusore ahamya Imana yamenye. Haleluya. Haleluya. Iyaba arundi umunyantege nke yari kuvuga ngo Mana nanjye simfite icyo nakora, ndi umunyagano hano hantu, naragurishijwe, reka nkora iki cyaha n'uyu mugore kugira ngo mbone ahomba n'icyo ndya. Ariko aremera, bamwambura imikenyero, bamwambura amapantaro, ariruka. Imana ibireba. Wagize ngo ibyo byose bikubaho, Imana ntibibireba, ariko itegereje kwihangana kwawe ko kungana. Itegereje uburyo uyihamya muri abo bantu urimo ukoreramo, aho hantu utuye, muri iryo shuri wiga, aho hantu wirirwa ukorera. Imana itegereje uburyo uyihamya, noneho nayo ikaguhamiriza muri abo bantu. Haleluya. Nimureke twe gutsindwa n'uburiganya bwa shitani. Mwabyumvise ko ari uburiganya? Buriya shitani umugambi we ni ukukuriganya ubugingo kugira ngo ntuzabubone. Niyo mpamvu ubona uhura n'utuntu tw'utugeragezo nk'utwo, ariko nuhagarara neza, Imana yaguhamagaye izakurwanira ubivemo neza ufite ubuhamya. Haleluya. Bigerageze uvuga uti Imana uyu munsi ni wowe nanjye, ibintu byose bimpiga, ibintu byose bindwanya, ngiye gushikama mpamya izina ryawe. Uzareba uburyo Imana izakuvana ku cyavuke kwicazanya n'ibikomangoma. Haleluya. Ndashoje kandi muri ubu buryo bwo gutwara intwaro zose z'Imana, wowe uzazisomere,
ariko gutwara intwaro zose z'Imana ni ukumenya ko Imana yawe gusaba kwihangana, ukagusaba kuyizera, ikagusaba kwakira agakiza ntiwemere ibiza kukuvangira mu bitekerezo, ikagusaba gusenga, ikagusaba gushikama mu byo urimo, mu byo wizeye, ikagusaba kutanyeganyezwa n'ikintu icyo ari cyo cyose, kandi ikagusaba kugira ngo ube maso, kugira ngo umenye ubwenge bwa shitani aho bwaciye. Imana itugirire neza. Kadusenga Imana. Mana turagushimiye, uri Imana yacu nziza. Aya magambo warayandikishije kugira ngo tuyamenye, tumenye isi tugenderamo, kandi tumenye nuko aho tugenda hose turi kumwe na shitani, kandi shitani yamaze kwamburwa ubugingo, ntabwo afite, azarimbuka, azashya iteka ryose. Mana duhe kumenya yuko nimba yaratsinzwe natwe dukwiye gutsindanwa nawe, ibyo turiganyisha byose uduhe kubitsinda, uduhe guhagarara neza nk'uko abatubanjije bahagaze neza bagahamya izina ryawe. Uyu munsi tukaba tubibuka nk'intore z'Imana, reka natwe uyu munsi utwongerera imbaraga zo kumenya no gusobanukirwa uburiganya bw'uyu mubi, kugira ngo ntazaturiganye ubugingo, ngo twibagirwe umuhamagaro wacu kandi tunanirwe kuzinjira muri bwa bwami bwawe. Komeza uduhe imbaraga n'ubwenge, komeza uduhe kugendana nawe kugeza ubwo uzatugeza mu gihugu cyo mu ijuru. Urakoze kuko ubyumvise, mu izina rya Yesu umwami wacu, amen.